janinginga Imana ngikwereke Yesu nakire nawe nicyo ngusabira. nabo bakaza tugafatanya. Rero intego numva ihari nuko twakomeza kubisengera ngo Imana ikomeze ibyagure ubutaha kizabe noneho kinini cyane. Ahubwo twazinduwe no kubamenyesha ko hari igikorwa navuga ko ari igikorwa gikunda kuba ngarukamwaka cy'abantu bibumbiye hamwe cyane cyane bagizwe n'Abanyarwanda ndetse n'Abarundi n'abandi banyamahanga bibumbira hamwe baturutse mu bihugu bya Europe bitandukanye, bakora itsinda ryo gusenga, basengera Europe, basengera ububyutse, basengera ibihugu turimo, basengera n'ibihugu twavuyemo. Rero rwose twagerageje kubegera kugira ngo tumenye iryo tsinda. Rero bahagurukijwe n'ikintu bita retraite de prière. Shalom 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 bene data. Imana ishimwe ku bwawe, Imana ishimwe ku bwacu twese. Uyu munsi turanezerewe cyane, twongeye kubaha ikaze mu mwanya mwiza wo gusenga Imana ndetse dusengera ubuzima bwacu bwite, bwaba ari ubuzima bw'umwuka, bwaba ari ubuzima bw'imibereho tubayemo. Turongeye kubaha ikaze kandi muri retraite de prière, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga, tukagira urukundo, tukabana nk'umuntu umwe, tugafashanya mu byiza, tugatabarana mu bibi. Nicyo twifuza kugera kuri urwo rugero kugira ngo ubwo Kristo azasange turi ku rugero rukwiriye, yaba ari mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka. Igiterane nakibonye neza, nakubwira mu buryo butatu. Yego. Uburyo bwa mbere ni diversité, kubona abantu batandukanye, amatorero atandukanye, confession zitandukanye n'amanationalité atandukanye. Yego. Inshuti bakundwa, uyu munsi wa none twongeye kubashimira aho muherereye mu mpande zose z'isi. Uyu munsi wa none rero tukaba tubazaniye abakozi b'Imana twasuye baherereye mu gihugu cy'Ubufaransa aho bita Strasbourg. Tugiye kubasaba batangire batwibwira abari bo. Murakoze. Murakoze cyane. Njyewe nitwa Harerimana Felix, ndabashimiye kuba mwemeye kudutumira kuri kamera za Evangelization Le Monde. Shalom shalom, nanjye ndabashuhuje, nitwa Hitayezu Eric, abanejejwe no kuba hano kandi dushimira abantu bose bajya bakurikira iyi chaîne ya Evangelization Le Monde. Imana iduhana umugisha kandi natwe tunejwe no kongera kugaruka muri studio zayo uyu munsi. Murakoze cyane. Murakoze rero rwose kutwibwira. Twabageneye dufite amakuru, twumvise ko muri bamwe mu bavizioneri batangiye itsinda ryitwa retraite de prière, mu Kinyarwanda akaba twabyita umwiherero w'amasengesho. Icyo kintu cyaratunejeje, kidutera inyota, nk'uko ubushize twari twabasuye muri uwo mwiherero. Uyu mwaka twumvise ko nabwo muzawukora, twumva dushatse kongera kunyaruka kubareba kugira ngo noneho mudusobanurire retraite de prière niki, ese niki cyabateyemo iryo shyaka ryo gukora uwo mwiherero. Ese mukomeza kuwukorera hano Strasbourg gusa cyangwa mufite n'izindi viziyo zo kuzakorera n'ahandi? Murakoze. Murakoze cyane. Wenda ngira ngo mutubaje ikibazo cyiza, ati retraite de prière cyangwa se umwiherero w'amasengesho niki? Icya mbere nyine ni umwiherero w'amasengesho nicyo gisobanuro cya mbere.
noneho ahubwo wambaza ngo ese uwo mwiherero w'amasengesho ukorwa nande, ukorwa na bande, cyangwa se bigenda bite, uba ryari? Wenda ngira ngo nibyo turi buze kugenda tugarukaho. Ngira ngo ni igikorwa kimaze kumenyekana hano by'umwihariko aha Strasbourg ndetse no muri Europe muri rusange, kubera ko urebye ni amasengesho ajya abangaruka mwaka dutegura, bigizwemo uruhare n'amagrupe y'abanyamasengesho atandukanye bakorera muri Europe ndetse no ku bufatanye bwa Evangeliser Le Monde TV. Rero na amasengesho aba ari nk'igiterane kiba cyahuje abantu benshi baturutse mu bihugu bitandukanye bya Europe, ndetse hari igihe tujya tugira abantu ba Korea, ari abaturutse muri Australia. Ariko mbere wenda yo kuza mbere yo kugira ngo menye uko wavutse cyangwa se n'abawutangije nuko byagenze na viziyo, ndumva naho umwanya mugenzi wanjye akarushaho kubidusobanurira. Ubwo na mugenzi wawe hari ikindi naza kumubaza akadusobanurira. Ese kuva aho mubitangiriye abibona ate kugeza uyu munsi wa none, kugira ngo adusobanurire inyungu yindi ashobora kuba abonamo mu nshuro mumaze gukora, kuko ntabwo tuzi ari na zingahe. Muraza gukomeza mutubwira n'inshuro mumaze kumara, imyaka ingahe mumaze kumaramo biteguye. Murakoze. Ntekereza ko iki gikorwa cy'umwiherero w'amasengesho ntabwo ari intero nshya mu bantu bakurikira Evangeliser Le Monde, kubera yuko sesiyo zose twagiye dukora bagiye babasha no kuzikurikirana. Mwene data Felix yaramaze kubisobanura, nk'uko nawe bitangiye muri introduction wavuze ko ari umwiherero w'amasengesho. Rero wari watubajije gusobanura n'iki, ubyumvise muri iryo jambo ubwabyo bihita bisobanuka cyane ko abantu badukurikiye. Icyo gihe twavuga, ahubwo ntabwo twajya no kudefinisa gusenga, kuko nabyo ni ibintu tujya tuvuga muri kino giterane, ni ibintu bazi kuva kera twiga guhera muri Sunday School cyangwa se ibyo bita École du Dimanche no ku cyumweru, aho twabaga turi abana batubwira aho gusenga ari ukuganira n'Imana. Kandi n'uyu munsi twe niko tukibyemera. Rero icyo yenda wasa n'usanga ubusobanuro ni umunsi nyine dufata ungana n'iminsi 3, aho nk'uko mwene data arimo bivuga, abantu baturuka mu Kinyarwanda baravanga imihanda yose, ariko niba mu bihugu byinshi bigize umugabane wa Europe. Ariko kandi ntacyo tari buze kwibagirwa nuko hari n'abantu bo mu Rwanda tujya duterana. Ntekereza ko inshuro tumaze kubikora zigeze muri 4, ubu kigiye kuba ku nshuro ya 5. Inshuro 2 twateranye n'abantu bavuye mu Rwanda mu 2019 ndetse n'umwaka ushize twari turi kumwe na bene data bavuye mu Rwanda, kandi twagiye tugiraho umugisha. Icyo rero yenda turi buze gutindaho cyane si ukubabwira icyo umwiherero ari cyo, cyane ko abenshi murabyumva namwe mudukurikiye, ahubwo ntekereza ko abantu bakeneye kumenya cyane bikorwa bite. Ntekereza ko no kuvuga uko byatangiye nabyo ni byiza, nibyo turi busobanurire abantu uko bikorwa. Ariko numva ku kijyanye no gusobanurira abantu, mwari mutuha icyo kibazo ngo ese retraite de prière ni iki? Retraite de prière ni igihe nyine tuza tugahurira ahantu twazanywe no gusenga gusa, nicyo dukoramo cyonyine. Ni ibintu byatekerejwe igihe kirekire. Akenshi twagiye tuba muri bene data barabizi, tugakora ibiterane aho abantu baba bateka, ugasanga hari abagiye guteka, hari abarimo bakurikira ijambo ry'Imana. Ahangaha rero buri muntu wese abazanywe no gusenga, yaba buri muntu wese uri muri kino giterane, nta muntu uri butekera undi, nta n'uri busasira undi. Akenshi duhuriza hamwe imbaraga zacu, indi minsi tukayifata turimo dusenga Imana. Niyo mpamvu tubyita umwiherero. Kandi igeze abaza ati ese cyatangiye gute, cyatangiye ryari, cyatangijwe n'abandi? Nk'uko nyine ngira ngo muri introduction yakoze harimo aho yashatse kutwita abavizioneri. Ubundi
icyo giterane kijya gutangira cyangwa se uwo mwiherero twavuze ko ugaruka buri mwaka, ubu maze kuba iyi nshuro tugiye kuwukora n'inshuro ya 5. Rero twebwe nk'abakristu, abantu bavuye mu Rwanda bakijijwe bazi Imana, twageze hano nyine muri Europe, tuko twari duhuriye aha Strasbourg, n'abandi bene data baturukaga hirya no hino, ari abava za Paris na Belgique n'ahandi, turicara na Finlande, meme twari tubafite Finlande, oui, na Norvège. Twicaye twishyira hamwe turavuga ngo na Allemagne no mu Budage, turavuga ngo ni iki kintu twakora, cyane ko twabonaga amadini cyangwa amatorero agenda afungurwa hano muri Europe, wenda navuga y'Abanyarwanda by'umwihariko cyangwa y'Abanyafurika, tubona ari gushyiramo ekari mu bantu ari kare, mbese ku buryo ubona abantu batari guhuza nk'abantu twavuga ko bose ari abarokore basenga Imana, tukabona nyine buri muntu ari kugenda akora agatsinda ke. Nibwo twicaye rero tureba ikintu ayo matsinda mbabwiye baturutse muri Allemagne, muri Norvège, muri Finlande, mu mijyi itandukanye y'Ubufaransa, za Paris n'aha Strasbourg by'umwihariko, nk'ahari hari kwigirwa icyo gikorwa. Turicara turavuga ngo ni iki twakora cyajya gihuza abantu bo muri Europe b'abakristo bafite inyota yo gusenga, mu rwego rwo kurushaho gusenga no gukora umurimo w'Imana dusenga, ariko kandi tukanaboneraho umwanya nyine wo kuvuga ubutumwa, wo kubwiriza ubutumwa, kuko burya nta muntu ushobora gutanga icyo adafite. Niba ibikorwa dukora ari iby'Imana, tugomba kubisengera. Rero turavuga ngo reka dutangize icyo bita retraite de prière, yajya iba rimwe mu mwaka, igahuza noneho abantu bose tutitaye ku idini waba uturukamo, ahubwo twitaye ko wowe ufite inyota yo gusenga. Nuko iryo tsinda rero ryatangiye, kandi turabona umusaruro tubikuramo wo mwivugabutumwa bigenda birushaho tugirira umumaro, ari twe ubwacu ndetse n'abandi bene data bagenda batuga. Murakoze. Murakoze cyane. Wari usoreje ku ibibazo ngiye kubabaza, ese mu kugitegura nk'itorero, ese hari andi matorero aza gufatanya namwe? Ese babizamo ari uko hari viziyo yo kuzashinga itorero, cyangwa ni uburyo nk'uko mwavuze bwo gushaka guhurira hamwe kugira ngo mwese muzamure ubwami bw'Imana, buri muntu wese ahari? Kuko umuntu ashobora kubyumva akavuga ati se ngende muri iri torero runaka, ese naba mu babyoroganiza, ese n'itorero ngiye gusura, nabwo mwadusobanura niba mubyoroganiza nk'itorero, cyangwa niba mufite nanone viziyo yo kuzabiheraho mugashinga itorero, cyangwa niba ari uburyo mwemeye kugira ngo abantu bo muri Europe n'Afurika bazajya bahura bazamura icyubahiro cy'Imana. Murakoze. Ndumva mwene data wenda yanyunganira kuko nari maze kugisubiza. Ndatekereza ntabwo ndibwo yarabaye nk'ubikomozaho, kandi urakoze kongera gutuma ibyo bisobanuka neza. Uyu mwiherero w'amasengesho ntabwo wabayeho ugendeye ku idini, yenda reka mbivuge nk'uko bivuze ku itorero runaka, ariko hari ukuntu umuririmbyi arembye avuga ngo buri wese mu itorero, buri muntu wese mu itorero aho uwejejwe muri ryo. Twebwe iryo hame turaryemera. Ni umwiherero w'abakirisitu. Umuntu wese wemera Kristo yaba umwe mu bari, kandi dukwije experience tumaze kugira, n'umuntu uje twebwe ntabwo tumubaza ngo itorero aturukamo ni irihe, nta n'icyangombwa cy'itorero tumubaza, kuko ni umwiherero wo gusenga. Ahangaha ubwo byabasije twakwibaza ngo umuntu usenga ninde. Aya masengesho tuyabanamo n'umuntu wese ufite inyota yo gusenga, kandi azi icyo gusenga bimaze n'icyo bimariye itorero arimo. Ukaza rero tugasenga Imana. Reka dusubize kuri icyo, se yaba ari intumbero yo kuba ahantu batangira itorero cyangwa idini, yaba twabategura igiterane cyangwa se umwiherero w'amasengesho, dufite itorero tubarizwamo, turabakristo muri ryo, dufite ubuyobozi butuyoboye, kandi twemera etape z'ubuyobozi genderaho, n'abandi bose duterana nabo bavuye mu rindi. Ntekereza ko no mu biduhuza n'ibyo tuganira, ahubwo inyungu ku matorero tuvamo ni uko mu kituzana twongera tukicara tukanasengera umurimo w'Imana mu matorero ahubwo duturukamo.
tukanareba ngo ni gute umuntu yaba umukristo mwiza ukijijwe ugendana n'Imana ariko kandi atabaswe n'ingengabitekerezo y'idini. Murakoze. Murakoze cyane nk'uko mubidusobanuriye, n'abadukurikiye bumvise icyo retraite de prière, umwiherero w'amasengesho ari cyo. Ndumva ari ibintu byiza cyane mwagezeho. Imana ikomeze kubagura. Ese muteganya muri ayo mapeyi yandi abantu baza babagana kugira ngo muhurire hamwe naho kuzashyiraho ibicaniro by'iyo groupe ya retraite de prière? Kuko niba muvuga ngo murashaka kuzagera hose, nabwo twagira ngo twumve niba muteganya iyo viziyo yanyu nayo kuzayagurira no mu bindi bihugu, mukajya mugira abamambure bagiye bariyo ku buryo naho mugiye gukoreraho bitabagora. Murakoze. Ubwami bw'Imana buragutse, kandi iyo abantu banze kubwagura nabwo buriyagura ubwabyo. Twayibonye muri experience y'intumwa. Ariko nshubije ikibazo ubajije ngo igisubizo nuko n'uyu mwaka turimo guhera ku itariki 17 z'ukwa munani kugeza ku itariki 19, ubu ntabwo kizongera kubera mu Bufaransa. Ubu deja turi mu gihugu cy'Ububiligi, mu gace bita Veriviye. Tuboneyeho no gutumira bene data b'Abakristo bari mu Bubiligi n'ahandi ariko nk'abandi, kuko murabizi ko tukibanamo na bya bihugu byose Felix yavuze. Ariko by'umwihariko turifuza ko abantu bo mu Bubiligi baza tugasenga Imana, tugahera muri Yuda yacu. Uwo munsi hazaba habaye mu Bubiligi mu gace bita Veriviye. Ubwo ni ukuvuga ngo niho tuzahera i Yerusalemu hacu, naho ngaho. Niba numvise neza nk'uko n'abadukurikiye babyumvise, bumva muvuze ko kizabera uyu mwaka mu Bubiligi, naho mukamarayo iyo minsi 3 mukambitseyo muzamura icyubahiro cy'Imana. Ese hari icyo bisaba kugira ngo umuntu aze? Ese hari ukwiyandikisha mugira? Byaba byifashe bite kugira ngo abantu nabo bamenye batuye hafi aho cyangwa bafite inyota yo kuza kumara iminsi 3 imbere y'Imana, uko babigenza n'aho baca kugira ngo bazabashe kukibamo? Ababyumvise ku nshuro ya mbere kugira ngo mubasobanurire nabo babashe kuzabana namwe muri ibyo bihe. Murakoze. Nanigiye gusobanura ikintu ariko ndisubiyeho gato. Nanjye kuvuga ngo nta bandi batera nkunga iyi retraite de prière igira, ariko nibuka ko twebwe dufite amaboko. Imana ibitera inkunga, kandi natwe ubwacu turi abanyembaraga muri byo. Nibwo ndabona uko ngiye gusubiza. Rero twe dushima ko umuntu uza gusengana natwe dufata sale, tukanafata hoteli ziri aho hafi, cyangwa se centre d'accueil zishobora kuducumbikira, tukabaza ibiciro, noneho tukabwira umuntu wese. Urumva buri muntu yishyura bitewe n'igihe azamara. Niba ari ukurara, aho kurara haba hateganijwe, ariko ni wowe wishyurira. Ubu uri umuterankunga w'amasengesho yawe uje gusenga aho ngaho. Cyane ko nk'uko twabisobanuye, ni gahunda dutegura idahagarariwe n'itorero cyangwa se indi organisme runaka cyangwa indi association, niyo abantu bashaka gusenga. N'abantu rero dukorana, ni ukuvuga ngo buri muntu wese wiyiziye atanga ikiguzi kijyanye n'ibizakenerwa. Guhera kwishyura sale kugera ku byo twasangira, biva mu mufuka w'abantu bitabiriye. Murakoze. Ibiciro biba biriho. Abantu yenda ntekereza ko bari buze kubaha invitation cyangwa riye y'uburyo umuntu yadukontakita tukamubwira ibiciro bitewe n'uko abyifuza. Azakora retraite. Abenshi tuba dushaka kurara aho ngaho, tukahaguma tugasenga Imana, tukinginga Imana, nta kindi kintu cyatuzanye. Mbese abantu bajya baba mu bihugu by'iwacu barabizi za Kanyarira ukuntu abantu bamera. Natwe niyo iba yabaye Kanyarira yacu uwo munsi. Ngo rero ibiciro byose guhera kuri 0 kugeza tuvuye aho byishyurwa n'umuntu witabiriye ku giti cye. Murakoze. Murakoze cyane. Niba twumvise neza n'abadukurikiye kuri kamera, muvuze ko Kanyarira yanyu y'uyu mwaka ari mu Bubiligi, aho bita Veriviye.
ya murakoze muraya. Ese buri gihe mubikora mu kwezi kwa munani cyangwa murahindura mu yandi matariki kugira ngo tumenye umwaka utaha kizabonwa yanyu izaba ari hehe mu kihe gihugu n'amatariki kugira ngo abatazabasha kuza uyu mwaka bazabashe no kubabona umwaka utaha? Yaba ari abadukurikiye bari mu Rwanda, abadukurikiye bari mu ku yindi migabane, abajya bakorera abakristo mujya mukorera vakanse muri bino bihugu by'i Burayi, uyu mwiherero wacu w'amasengesho igihe cyose bari mu kwa munani kugeza kuri ubu 5 tumaze kubikora nta kirahinduka. Buri gihe tubikora mu cyumweru kitabaye icya kabiri cy'ukwa munani kiba ari icyumweru cya gatatu, ariko akenshi ni mu matariki 10 guhera kuri 16 nta kuzamura. Buri gihe rero ni mu kwa munani, keretse yenda habaho izindi mbogamizi, ariko mutekereze ko niba mu gihe cya covid n'amakonfinoma ntabwo byigeze bibuza, niko ngira ngo ntabwo byigeze bibampeshoma, ari byo bihe twaciyemo bikomeye, naho byarakorwaga abantu bakitabira bakubahiriza ibisabwa, ariko tugase icyo narenzaho gatoya ni ukongera gushishikariza bene data bo mu gihugu cy'Ububiligi ko nyine dufite uwo mwiherero w'amasengesho, aba ari igiterane nyine nk'uko twakomeje tubivuga, abantu baza bagasenga Imana bakamedita ijambo ry'Imana, tugakora louange na adoration, ku buryo umuntu nyine aza yumva afite inyota yo gusenga kandi agataha yumva hari ikintu Imana ikoze ku mutima we. Rero ushaka kuzabyitabira iki kiganiro turi buze kumansiyona nimero do telefone cyangwa se amakontakite aho turaza kubibandikira wadukurikiraniraho ushaka kwitabira uwo mwiherero w'amasengesho. Murakoze cyane rero, murahishiwe rwose. Nk'uko twabivuze nyine ejo bundi mu kwa munani mu matariki 17 kugeza kuri 19 muzaze dufatanye kuzamura ibendera ry'Imana mwuriya mujyi wa Verivi. Murakoze cyane. Murakoze namwe. Hari aho mutasubije, mwambwiye ko uyu mwaka kizabera mu Bubiligi aho bita Verviers. Ese umwaka utaha kizabera hehe kugira ngo nabwo abadukurikiye bazabasha kukibamo bari muri Europe bamenye aho kizabera cy'umwaka utaha, kandi natwe nka Evangeliser Monde tumenye tuti umwaka utaha muri planning zacu tuba dufite ukwezi kunuku tuzaba turaha n'aha. Byaba byiza nabwo kubwo umwaka utaha mutubwiye aho muzamuherereye. Murakoze. Nk'uko mwene data bivuze, mu kwa munani ho nyine nta abari mu kwa munani ntibijya bisiba, ahubwo turacyabirebaho aho kizabera. Ngira ngo bijya kugeza mu kwa mbere cyangwa se mu mpera z'uyu mwaka twarangije gutangaza ahandi kizabera, ariko niba ntibeshye ngira ngo dushobora kuzongera tukagikora n'ubundi muri uyu mujyi wa Strasbourg mu Bufaransa, ariko wenda sinahita mbyemeza, ariko probabilité ni uko gishobora kubera hano mu Bufaransa, ariko tuzajya kugeza mu kwa 12 twarangije kubatangariza neza ahantu kizabera. Kuko urumva hari imyiteguro, hari ukubanza gushaka aho ibyo bikorwa bizabera, hari sale ku mahoteli, tukavugana tugakora amareservation, tukajya twabona gutangariza abantu, ariko ndumva probabilité nini ari aha ngaha Strasbourg. Murakoze cyane rero kubwo kudusobanurira iyo retraite de prière mu Kinyarwanda, ari byo twavuze umwiherero w'amasengesho. Imana ikomeze kubaha n'andi maviziyo menshi kugira ngo kurushaho kuzamura ubwami bw'Imana mu bihe turimo nk'ibi ngibi, kandi Imana irushaho gusura imitima ya benshi nabo bazaze kumva uko ubwami bw'Imana bugenda burushaho kuryoha, uko iminsi irushaho gusharira ariko ubwami bw'Imana burushaho kuryoha. Murakoze rero kuba mwatwakiriye, kandi muzadushimirire n'abandi bavizioneri mufatanije iki gikorwa kitoroshye mu bihe nk'ibi, nabo Imana ibaha umugisha mwinshi. Murakoze kuba mwatwakiriye, mukomeze kugira ibihe byiza, natwe tuzabana namwe
muri icyo giterane cyanyu nka Evangeliser le Monde TV. Murakoze cyane, natwe turabashimiye, Imana ibahe umugisha. Turangije dushimira namwe mwari mudukurikiye imbere ya ekara. Reka dusabe mwene data watwibwiye Eric nawe dusoreze afite icyo yaragiye utubwira anasenga nk'uko muri retraite de prière. Icyo ngiye kuvuga ni ugushimira, dushimiye Evangeliser le Monde ubw'umwanya mwaduhaye kugira ngo dusobanure gahunda y'aya masengesho, ndetse tuboneyeho no kongera kuzirikana bijya gushimira umuntu ko yaje gusenga wabigize nkana, cyane ko aba yisengera afite ibindi gusenga barimo aganira na se n'Imana ye, ariko ahubwo turashimira Imana. Niyo mpamvu bise nashimira abantu, kuko ni umurimo wo gusenga. Umuntu rero burya barimo yisengera, asengera itorero rya, asengera igihugu, oya nta wundi ukwiye kubishimira, ahubwo tuba dukwiye gushima Imana ijya yumva bimwe mu byo dusenga. Ubwo rero turongera, biba bigoye mu mvugo dukoresha ngo turarikira abantu kuza gusenga, ahubwo tuributsa abakristo bose bajya ba muri retraite nabo bajya batumira yuko gahunda nyine ihari ku itariki 17 kugeza ku itariki 19 z'ukwa munani uyu mwaka. Rendez-vous ni mu mujyi wa Verviers mu gihugu cya Belgique mu Bubiligi. Ubundi ni karibu dusenga Imana, dutambira Imana, twiga ijambo ry'Imana. Tuba dufite ibyiciro byinshi, abarimo abajene, abarimo abamama, mbese ku buryo n'umuryango tuzawitaho cyane muri uyu mwaka, siritu ku rubyiruko, kuko n'iryo torero nibo banyamasengesho b'ejo bazaziye ko tuzaba duhari. Ubwo rero ahubwo abajene n'ubundi tugira umugisha ko tuba dufite turi bari benshi muri gahunda dukora zo gusenga, ariko turasaba Imana, ntago bo tubarari, ahubwo turasaba Imana kugira ngo turarikire abajene benshi. Ubundi reka dusenge. Turagushimiye Mwami Yesu, tugushimiye ko ari wowe waduhamagaye, maze kuduhamagara udushyira mu rugo rwawe, utugira abana bawe bitavuye ku bw'ubushake bw'umuntu uwo ari we wese, ahubwo bivuye ku bw'amaraso wameneye Golgotha ku musaraba. Ayo maraso ni meza yatumye tuba abana bawe, kandi uravuga ngo habeho itorero rimwe ari ryo uzahamagara kandi ukarigororera. Rero nta yindi nzira washyizeho yo kugira ngo abera batungane, yo kugira ngo abera basubizwe ibibazo, yo kugira ngo abera bagire imbaraga. Washyizeho inzira imwe yonyine niyo kugeza kuri ubu ngubu twamenye, kandi usigaye uyimenyesheje abantu, maze Pawulo nawe aryungamo aravuga ngo nibayikora ubudasiba. Iyo nzira nta yindi, ni inzira yo gusenga. Natwe dushoje dusenga rero, tunakwereka iriya minsi 3 tuzamara mu gihugu cyo mu Bubiligi. Mwami Imana, umubare w'abitabira Mwami ndetse n'imitima yabo turayikweretse, kugira ngo uzayiremeremo ibihe byiza kandi uzumve gusenga kwacu. Fasha abantu bose basenga badukurikiye, usubize kwifuza kwabo, ubarememo imitima mishya y'ibyiza kugira ngo bakomeze uru rugendo. Mu izina rya Yesu urakoze, amen. Murakoze cyane namwe, Uwiteka akomeze kwagura viziyo zanyu. Namwe mwari mudukurikiye, Uwiteka abaha umugisha. Shalom shalom.